Ngwino niba ufite ikibazo cya mega reba iyi video kuva itangiye kugera irangiye, uraba umaze gusobanukirwa uburyo ngiye kukwereka uburyo ugiye kwibonera megabyte ukoresheje iyi app ngiye kukubwira, cyangwa se ukoresheje iyi VPN. kandi iyi VPN ikora kuri simukadi zose Airtel na MTN. Icyo usabwa ni ukunkurikira iyi video kuva itangiye kugera irangiye, uraba wamaze gusobanukirwa uburyo ngiye kukureka uburyo ugiye gukoresha iyi VPN ukibonera megabyte nta gishoro bigusabye, step by step ukazikurikiza, ubundi tugatangira tukikoreshereza megabyte dukoresheje iyi VPN. Mbere yuko dutangira rero, nk'ibisanzwe YouTube channel aracyari Uzeyi Tech Media, kandi subscribe, ukande like, ukande share, hari igitekerezo cya nyunganizi ubitwandikire muri comment, maze dukomeze turyoherwe no kwikoreshereza zino megabyte. Bigenze rero nta kindi urakora, uraza muri Play Store yawe ya telefone yawe, nta mutagira Play Store, uraza muri Play Store yawe nk'ibisanzwe. Ukigera hano muri Play Store yawe rero, uraza hano muri search nk'ibisanzwe, uraza hano muri search hejuru, ndi kugira iyi video itaba ndende, usearching application yitwa Mastan VPN. uzu searching Mastan VPN, haba hari nyinshi zazitiriye, ntago uraza kureza nyinshi zayitiriye, urahita uza ukande kwa hino yanditseho Mastan VPN Pro, ukandeho. Ukimara gukandaho rero wowe urasanga itestaye, ukimara gukanda install iraba installed, ibe open, uhita ukanda open. Ndagira ngo by step tuyitisha video uganga wakoze biranze, kuko ntago hari utuntu tw'udusiga umuntu ufungura kugira bikore twongeye kukwereka, utaza ugahita uyikanda ugasanga bibaye izo, ugasanga ntago bikoze. Step by step ni igitekerezo cya nyunganizi twandikire muri comment guys, twandikire muri comment. Ukimara kugera kuri iyi page ngubu, urategereza nshaka kuyiba ndende, urategereza ukande OK. Leta ikimara kugera hano urahita uza hano update to updating. Ukimara updating urahita uza hano nk'ibisanzwe, atabibonye neza cyukora wowe uhita uza hano nyine ugakanda hano ukaya-updating. Ukimara gukanda hano uhita uza ugafungura na kano setting kaha ugataningamo gutya, ukaza hano muri hano nk'ibisanzwe searchinga igihugu cy'u Rwanda. Ugisearchinga igihugu cy'u Rwanda urabona ko harimo uburyo bwa MTN network, uburyo bwa Uganda Airtel, ariko twe kubera amagambo tuyafite kuri Airtel, tuze hano turaza dufunge connection ya MTN kugira ngo ubone ko byiza 100% ngiye mbashaka kubereka ko ibintu ndi kubabwira hari igihe ushobora gukoresha zanjye nsanga kaze nkwereke kuri Airtel ko nta mega mfiteho, kugira ngo simukadi dukoresha. Ibisanzwe ndaza nkande nkwereke ko nta mega mfite kugira ngo dukomeze. Wabonye ko nta mega mfite, rwose, ndahita nza hano muri setting mfungure connection ya Airtel, ubundi ariyo dukoresha. Hano muri setting nk'ibisanzwe, kugira ngo ukurikire step by step iyi video nuyihutisha atagira akantu kagucika ugasanga urabyangirije byose. Uraza ukanda kuri MTN, ndaza nkande kuri Airtel hano mfungure connection ya Airtel, ubundi tudusubira muri application. Nze nkanda ntaninge kano kanditseho open data, taninge gutya wabonye ko connection ya Airtel yagiyeho. Ikijyaho ndahita ngaruka hano muri application yacu nk'ibisanzwe, tangaruka muri application yacu, hande hano handitse Rwanda Airtel free for hande gutya. Nikimara gukanda hano ntabwo biba birangiye, ndaza hano nta kintu kimenyetso nkande start, nkande OK, negereze, ndakanda start, negereze.
urabona ko bidatinze nkikimara gukanda Airtel Rwanda, urabona ko ndaza nkuremo iyi ads, urabona ko application yabaye connected, twatangiye kuyikoresha. Wabibonye, urabona ko hano yatangiye kuba connected, urabona ko mega zatangiye kubara, urabona byose. Urabona ituza hano kuri YouTube, reka nze mbereke ituza hano kuri YouTube, turebe niba twatangira kureba video dukoresheje iriya VP, dukoresheje izi mega byte bagiye kuduha muri iriya application. Urabona ko video zaje neza neza kandi nta mega dufiteho. Urabona ko kubona ko turutangiye gukoresha internet, ko nababwiraga rero mbagezeho ibintu byizewe kandi ko neza. Iyi video niba igushimishije rero kanda subscribe, kanda like, kanda share. Igitekerezo cy'inyunganizi nabyo byandike muri comment ko wabibonye ko ibintu mbabwira ari byizewe 100%. Nanshoje iyi video y'uyu munsi, n'ubundi nk'ibisanzwe YouTube channel hacyari Uzziel Tech Media nk'ibisanzwe. Kanda subscribe, liking iyi video mutazacikwa na video z'ubutaha.